nekereza ko umutoza nta kosa yakongera gukora ni mwizamu ni nekereza ko gishweka atagira uko rikosa hari ibintu abatoza bakunda gukora babango yatsinzwe nibyo yabitsinzwe yanakoze mikosa ariko ni umuzamu ukeneye match nyinshi ko biragaragara niwe muzakoresha nanone utarambika mu mutaramu kuyate bakubwira ngo iyo bateye hasi bibazo bikomeye cyane ive ugiye kugerekaho umutwaro babango derby nyuma ya bine uyu mwana ukajya kumugerekaho umutwaro mwizamu ndifuza ko bazana gishweka bamugarure rwose iyi match nawe ni igihe cyo kuba nawe gakonflict agiye muri Arsenal ngenda nakinisha uramu Kongomana Chimanga nkamushyira umunyarwanda niko emeze je prefera Chimanga na Emery bite nuko yagaragaje ko ari mu defenseur mwiza ni mwiza ugakeneye umukinnyi w'umunyarwanda n'abakene ukeneye no kumwigiraho kabiri Kabange gatatu ni batereka iganishuru akina defender byabindi bye nanone kandi none surashyira ndeko umutara bavuga ko n'imvuna yayikuye muri la match regana amazi jadakina zizda yavunitse se nta garita ya rwose fitness nta ubwo nyine niganijuru ubwo se wagira ute se na wundi batereka iganishuru komeza hagati ni baterekemo uyu musore w'umurundi numvishe ngo ira bande mu mutwe buriya avuga ati sindi ngenyine Pizarro Rikau ni wamutereka gatandatu ase kuvuga ibintu bishoboka bande ngesobanura iki ngo igitega bakizeye rwose avuga ati hariya bande ura ntiyakina tayifite bande mu mutwe n'ibisho ko yagize ikibazo ahubwo ni Burundi muzareye musubira inyuma mu mashusho akinanira bande nakaryoshye oke ninga ya bandage ya Rese Maxime nawe wanzi ko bikorwa n'abantu bafite imisatsi kugira ngo izirike itaza go yawe nibisaye imisatsi nashaka bayamaze umusatsi bamugaruye hagati mu kibuga nibyo twarimo tuvuga ubwo na Rishari imbere yaho bahatereke urumva Bedi ntabwo yongeye kugaruka mu myitozo Abedi bisanga yababaye kubera ira derby ntabwo yahise avuga ko afite ikibazo kandi imbere yari yagaragaje ko yifuza gukina derby umukinnyi Dore rero umushyira ku ruhande mprefera ko urumva ashatse yavuga ati Tambwa ashatse yanamunyuzari nasinda ariko agomba kubona mu mwanya niyo mpamvu navuga ngo Tambwa ashatse yakina imbere yabo bakinnyi ba oya have tanyobya uyu musore w'umukongomani umusore w'urutiruto Kitoga Toni Kitoga 10 Risari na Rikau urande rumwe Tambwe urundi barambikeho uyu mutaramu Jesus Sindi Paul batakishe umutaramu wasabye imbabazi bakamugarura Ndikumana Asman ibitego bye birindwi muri Rayon umutozo udakora ikosa se umukinnyi wo kwicara so umukinnyi wo guhana bari bamukeneye yasabye imbabazi amakuru avuga ko ari rwose Burundi ariko burango azwi nk'umukinnyi wo kuri gatatu inde mutaramu rega itangira yigeze gurasa gatatu igihe kinini cyane oya no muri match uzarebe match ari match uretse gukina niba yari amafaranga yo gukusanya amafaranga ya Kanyankore ibintu nk'ibyo abahanzi bakina n'abakinnyi basanzwe barateye gatatu ndabyibuka bakusanya amafaranga yo gufasha muzehe Kanyankore ni gatatu rwose niko bamuzi yego ubwo rero karuka zifashe Rayon Sport na Ari Hilal ni umukino kandi muza kurikira kuri Radio Rwanda ndetse Faranganya yagarutse vuga ngo kuri bench na haraza kubari saa 11 n'igice abantu batabamenye Faranganya yagarutse nakoze imyitozo itatangira se nyine araza mu nacyo kuri touchline nishaka ibe 20 bayine bashaka mu minota 10 saa 15 kugira ngo akomeze atinyuke niba ngo atagitinya ivi ko bango ngaracyatinya ngo bakunda hejuru ngo niba bareba neza nanjye bwe no nahita muri nibwo ikibuga cyose ubugifite ukireba cyose cyashakira gufata amashusho romba nishakira kwicara hara hasi ari n'abakunda hasi nyaba bati umukinnyi wera ntaba ari kure ati ibintu cyane biterwa n'ibyo ukunda nyine wewe wishyure 2 ubundi wicare aho ushaka hanyuma VIP ni 15 VVIP ni 30 Executive City ni 50 mu Skybox ari mu 800 ubwo bataragura amateke mu yagure ko turabizi n'ubundi wa muco nifuza ko wazacika wagura amateke ku munsi wa match ndabizi ko tararangira neza ariko bizagenda biza mugura amateke rero abareyo mwikuremo ibintu byo kuvuga ngo ni saa 11 n'igice mwatsinzwe na APR abareyo nibaze iyi kipe ni yanyu kandi hari ijambo abareyo kuri match bavuga ngo nari Hilal ukuntu bayikunda buriya ngo yambara nka ati ne kipe yambara ubururu n'umweru baheruka guhura 18 bahuriye mu mikino ya CAF Sami
Inyamirambo byari kimwe 2018 ku bwa Sadati. Iyo match sinyanyibagirwa ko niyo match yo mu rugo yari kimwe match yo kwishyura ari ubusako Omdurman. Niyo match ya mbere nasohokeyeho. Buriya sohoka rwose iri match ya mbere nagiye mu ndege. Ari hira na rayonsport. None yagize twegerane usigaye ugenda uko ushaka. Icyo gihe 2018 yego icyo gihe bangije kimwe Nyamirambo. Ariko ndumva Robert Nyata aratoje retour. Retour tugona Kayiranga Baptiste. Yego muri Sudan. Ibyo bibazo by'intambara muri Sudan icyo gihe byari birimo byari birimo gututumba. Icyo gihe rero muri Sudan banganyije ubusa ku busa Sport ivamo ko igitego yatsindiwe i Kigali. Yego ifite ba Rugwiro, ifite ba Jire uri mwengo, ifite no kugira ngo bukondo ari hayi nta mikino ibifite. Uriya mu kapiteni wabo w'ibisatsi yari ahari akina 3 nanone. No baracyarimo. Icyo gihe 2018 ari umuntu uri muri Rayon wari urimo. Akara. Uniyana. Yararimo uriya nimero wawa wambara imisatsi niyo mu match ya Mukura nawe yarayikinnye ya match ya Mukura kuko ari yigeze gutombora na Mukura muri 2010 muri Confederation nabwo babigeze gutombora abwo subwo Erimereke ntago ari Hilal ntago ari 2018 19 ngira ngo ni 19 ko 2018 ni yari yatwaye champion Sport yego ko 2018 Rayon ntabwo yari yatwaye yari 2018 ijya mu matsinda yakiye na Mamelodi ni 19 ubwo ni 2019 ubwo yari yatwaye champion imwe yatwariye Kirehe itikina amajonjo ya Champions League itikurwamo na Hilal hanyuma ubwo gahunda filime birizinze. Ubwo rero nyine uko nyine ni match komeye nibyo twavugaga Rayon ntabwo equipe ari yundi muntu utari mwebwe. Nakunze ijambo ry'umuyobozi Murenza Abdara avuga ati nibyo derby twaratsinzwe ariko na amasomo dukomeje kwiga. Ni Rayon Sport tice twagiye tubigarukaho ishaka n'andi mazina y'abakinnyi b'Abanyarwanda kugira ngo Samiri bakomeze ndabanongere umubare cyangwa se n'ubushobozi wenda kuri babakinnyi wunganira abanyamahanga. Hari kosa ryakozwe kuri derby barabizi ntabwo warikora bwa kabiri none amplis kuri izi equipe tubona ziri hejuru cyane. Turavuga equipe yari Hilal zigamye ibitego 25 ishaka kurara ku mwanya wa mbere nayo bure yari Hilal isa nk'iyakangutse muri iyi minsi yari igeze kumara ikora amakosa amakarto ruje atari ngombwa urabyibuka bihanangiriza Jean-Claude Girumugisha bisa nkaho banakangura umutoza wabo Lorenzoinfo Orera bamubwira bati equipe ntabwo iri kwitwara neza sa yabaye nk'isubira inyuma ku bicegero baje ariko banakubita batsinda ibitego byinshi babinyujije kuri rutayizamu wabo Emmanuel Fromo ni nawe rutayizamu buyoboye abandi muri championnat mu Rwanda n'ibitego 10 arakurikirwa na Bashabarara. Emmanuel Fromo rero afatanyije n'uyu musore bushize Sande Damiral watsinze Muhanga ibitego 2 mu byo bayitsinze 3 nawe ni rutayizamu mwiza cyane wambara nimero 31 washyira abo basore ba Dama Kuribari ba Kindness Kole buriya ari ikintu abariyo bagomba kumenya. Buriya derby burya banavuga ko idakinwa derby iratsindwa ariko ku ikipe ya Rayon Sport ari icyo umufana uyu munsi yakaba yajya kureba kuri match ibahuza na Hilal. Nibyo bano bakinnyi bamwe abanyamahanga barabizi ko bagayitse kuri match ya APR igihe cyo kwiyunga n'abafana no kugaragaza ko nibyo byaba derby aba match yacu ya mbere ariko none dukoze imyitozo icyumweru duteguriye match yaba turi kumwe na Rumami ndetse n'umutoza mukuru ari uburyo yabibonye. Uyu munsi niteze ko nza kubona none equipe inavanzemo babakinnyi banyu mwashakaga muvuga muti ntago twabonye tambwe ni igihe cyo kumureba nekereza ko equipe umutoza agomba kubanzamo agomba gutekereza uburyo tambwe yaza kuba yirimo. Axe niteze ko dushaka kuza kubona umukinnyi w'umunyarwanda atabaye rusheme ndashobora kuba Emery dushaka kongera kubona akabangi yasubiye kabiri nako bimeze. Nekereza ko umutoza nta kosa yakongera gukora ni mwizamu ni nekereza ko gishweka atagira uko rikoze. Hari ibintu abatoza bakunda gukora babango yatsinzwe nibyo yabitsinzwe yanakoze mikosa ariko ni umuzamu ukeneye match nyinshi ko biragaragara niwe muzakoresha nanone utarambika mu mutaramu kuyate bakubwira ngo iyo bateye hasi bibazo bikomeye cyane ive ugiye kugerekaho umutwaro babango derby nyuma ya 4 uyu mwana ukajya kumugerekaho umutwaro mwizamu ndifuza ko bazana gishweka bamugarure rwose iyi match nawe ni igihe cyo kuba nawe gakonflict. Ngiye muri Axe na kinisha uriya mukongomani Chimanga nkamushyira umunyarwanda. Ni kwemeza je prefera Chimanga na Emery. Bite no kwa yagaragaje ko ari mu defenseur mwiza. Ni mwiza ugakeneye umukinnyi w'umunyarwanda n'abakene ukeneye no kumwigiraho. Kabiri Kabange
gatatu nibatereka iganishuru akina defanda bya bindi bye nanone kandi none se urashyira ndeko umutara avuga ko n'imvune yayikuye muri la match rega yaramaze igihe adakina zizda yaravunitse se ntago ari tayari rwose fitness ntaye ubwo nyine niganijuru ubundi se wagira ute se naho ndi batereka iganishuru komeza hagati nibaterekemo uyu musore w'umurundi numvishe ngo iriya bande mu mutwe buriya avuga ati sindi ngenyine Pizarro Rikawu ni wamutereka gatandatu ase kuvuga ibintu bisibuka bande ngesobanura iki ngo igiteka bakizeye rwose avuga ati hariya bande ura ntiyakina atayifite bande mu mutwe nibisho ko yagize ikibazo ahubwo oya ni Burundi muzareye musubira inyuma mu mashusho akinanira bande nakaryoshyo ke ninga ya bandage ya Rese Maxime wanzi ko bikorwa n'abantu bafite imisatsi kugira ngo izirike itaza go oya we nibisaye imisatsi nashaka bayamaze umusatsi bamugaruye hagati mu kibuga nibyo twarimo tuvuga ubwo narishari imbere yaho bahatereke urumva Bedi ntabwo yongeye kugaruka mu myitozo Bedi bisanga yababaye kubera derby ntabwo yahise avuga ko afite ikibazo kandi imbere yari yagaragaje ko yifuza gukina derby umukinnyi Dore rero umushyira ku ruhande mprefera ko urumva ashatse yavuga ati Tambwe ashatse yanamunyuzari nasinda ariko agomba kubona mu mwanya niyo mpamvu navuga ngo Tambwe ashatse yakina imbere yabo bakinnyi ba oya have tanyobya uyu musore w'umukongomani uyu musore w'uruti ruto Kitoga Toni Kitoga 10 Risari na Rikawu urande rumwe Tambwe urundi barambikeho uyu mutaramu Jesus Sindi Paul batakishe umutaramu wasabye imbabazi bakamugarura Ndikumana Asman ibitego bye 7 muri Rayon umutozo udakora ikosa se umukinnyi wo kwicara so umukinnyi wo Rwanda bari bamukeneye yasabye imbabazi amakuru avuga ko ari rwose Burundi ariko burango azwi nk'umukinnyi wo kuri gatatu ekipe ya Sport ngirango twabigarutseho kuri miritegura ekipe ya Al Hilal kwa gatandatu ku isaha y'isa 11 n'igice harimo amakuru menshi ariko ayibanze ndetse makuru nuko uwo bitende Kumana Asman bari kugeza kumusaba imbabazi kumutoza kugira ngo agaruke mu myitozo azabafashe kuri game bafite. Rayon Sport uyu munsi ntiyakoze mu gitondo nkuko ejo yari yakoze mu gitondo ahubwo barakora mu kanya saa 9 buri iyo yageze mu nzove niho umenya amakuru menshi bakoze imyitozo ariko ikiriho ni iki ngiki kubigendanye na Ndikumana Asman ku munsi w'ejo mfite amakuru ko yabonanye na Murenzi Abdallah perezida wa Rayon Sport baracyagerageza kumusabira imbabazi kumutoza umutoza bitazwi igihe azazira ariko yari yavuze ko azaza ejo kuwa gatanu sinzi niba azaza ejo kuwa gatanu kuko ibyo numvise bicanganyikishije cyane ukuntu yabwiye ubuyobozi yaravuze ngo ngiye kureba umubyeyi wanjye uri muri koma tuvukana turi babiri nzareba niba nzahita nza kuwa gatanu sinzategereze ko yitaba Imana cyangwa se ndebe niba nategereza kitaba Imana nkaza nyuma kwitahira ku musaza barabipredictinga gutyo iriya ndwara nimbi Robert nyine nuko Imana ariyo ibizi isaha n'umunsi ariko hari level umuntu ageraho kavuga ngo nejo cyangwa ejo bundi mu kubonana kwa Asuma na Murenzi havuyemo ko Asuma agomba kwandika akandikira Bruno Ferry head coach ndetse na staff yose ya Rayon Sport atazongera ko gusaba imbabazi sinzi ibyo yandika ariko no gusaba imbabazi z'ibyabaye akuri ikikwereka umukinnyi professional kuko nta kintu yakoze kibi ahubwo yine ari gusaba imbabazi kugira ngo akomeze akazi ke ngo perezida Murenzi Abdallah n'umutoza Lomami Marcel ngo baraye bagiye kureba match y'Al Hilal ngo barayireba tavuga ati reka duhamagare dusabe ko Asmani yakina match ko birakomeye Efrem komeza
ubwo Asumani yaba yiyongera kuri Olivier Kwizera afite iki kibazo se kandi Olivier kwisi nani atacheza leo kwisi kwitako ayi kwisi ni uzi kwisi ndi ku kwisi umvaga ari cyaderayi ariko bazo ku kwisi giye mbabara umbwira ikintu watekereza ko ari kwisi Zajye muraba gushaka muri afite kwisi numaga kwisi ari amabuno ubu yagiye kwibaza ukuntu ahubwo nanjye warunyobeje Kwizera yagize ikibazo ku makwisi ariko ubwo nitako wumvaga ikwisi ari amabuno kahoda ni oya na amatako kwisi ni igifaransa amakwisi kwisi ni igifaransa ariko idubu murenganya igifaransa yahuriye nacyo oya idani n'umwana kumuvuna ni ibibazo ikomereze fure ubwo rero harimo harashakishwa uburyo Asumani yakwitabira imyitozo y'uyu munsi Olivier ejo yaraje ariko ntiyakora ariko tize bafite uyu munsi nizo ziri no butume kuwa kabiri tumenye uko bimeze no kuwa kabiri ntiyakoze hanyuma bakaba batarafata n'umwanya kuri Faringanya umwanzuro kuri Faringanya gusa abakurikirana imyitozo bakakubwira ko Faringanya babona ameze neza bakubwira ko ngo Faringanya babona ari no ku rwego rwo gukina rwose this week nawe ngo ari tayari ariko gukina kuri Al Hilal ariko Adelaide Faringanya ngo ntiwamenye kwegeza anavunika ariko ibyo nkumva bifite logique kubera ko wese Faringanya niba amaze nk'amezi nk'abiri cyangwa 3 yarakize yitoza akora tize Faringanya yatangiye gukora tize nko mu kwa 10 ubwo abanyamahanga Rayon Sport yabisigaranye ni Yannick Bangara na Ramazan Chimanga Chilembi na Ben Aziz Dawo si batatu na Richard Abedi we ntaragaruka Abedi we ngo ku munsi w'ejo ashaka baramwandikiye ibaruwa imusaba ibisobanuro kuko n'abaganga ngo ntibazi iby'imvune yavuga Abedi mu mutwe we na Rayon Sport bisa nkaho birimo biragenda bigorana mino minsi numvise ko na agent wabo bamutumije ngo aramaze igihe atari mu Rwanda aze bavugane ku byaba bahungu kuko aba bose bahuje agent Abedi Tambwe Gloire na Asuma Abedi bamwe bavuga ko ngo kuba yarakuye kuri list ikina na APR ngo ntabwo ashaka nawe kuza ngo mumwiyambaza ngo agiye gukina na Al Hilal ibyo ntabikozwa rwose ubwo rero icyo navugaga ku mubare w'abanyamahanga nari mvuze batatu babiri bo muri Axe no kuri gatatu ugashyiraho na Richard ugashyiraho na Rikao Faustin ugashyiraho na Kitoga ugashyiraho na Tambwe ugashyiraho na Faringanya harundi nibagiwe Robert mu bahari ndumva Rikao wamuvuze namuvuze ndumva arabo bikaba byaba bibi mu gihe Olivier Kwizera yaba adakininye kuri iyi match kuko ntabwo yakoze imyitozo byaba ngombwa ko Dirisa Kuyate azamo umubare w'abanyamahanga ugahita uzamuka urabizi ko bushize muri batandatu bashya batanu n'abanyamahanga bari bongeyeho na Kitoga na wa gatandatu undi ninde bari bongeyeho kugira ngo buzure umunani Kitoga wa gatandatu na Richard wa karindwi mbona Asumani wa munani ubwo Asumani avuyemo abandi bose baracyahari bivuze ngo hari kujyamo Faringanya na gufatanya na Yves byanze bikunze Kwizera avunitse ubwo kereka bafashe riske bakamushyira kuri bench hakajyamo Yves Kwizera akajya kuri bench ariko Yves no kuri Al Hilal ntibashyire Kuyate kuri bench bivuze ngo nubundi muri Rayon Sport ikibazo cy'umubare w'abanyamahanga kiracyabagora niba muri abo batandatu muri abo umunani bari bahari kuri match ya APR havuyemo Asumani hagasigara barindwi kandi Tambwe yarari hanze we arimo arakora yagombaga kujyamo na Faringanya biracyameze gutya nubundi turashyiramo Tambwe turashyiramo Far ikindi kwibaza Kwizera akaba nawe yabagize ikibazo Dirisa Kuyate akaba yajyamo ngo baba babaye 10 Efrem Munyemerango waziwe na ngabo ni ngombwa ko abanyamahanga bose batandatu bara ko batandatu bose bagaragara kuri match ngura nimero 3 akwiye kuba ari muri stade kandi shobora gafata umwanya ni ngombwa ko bari batandatu ko umutoza yabazanye bagomba kuba barimo bose ni itegeko kubakuramo bari abazikuramo ariya ni batogi bari abazikuramo
aba bakinnyi batandatu b'umutoza nta kintu wakora ngo ntibabanzemo rero mu niba gihe yarabanjemo cyose yarabanjemo kuri super coupe akeneye igikombe cye cya mbere se kuri Al Hilal bivuga ko abizeye Al Hilal baba bakeneye kuba expose niba harimo Urumva ariho abadashoboye bareka kuko kubashyiramo. nge nirinze kubajajinga niba harimo abadashoboye bo ubwabo bazikuramo kuko nge ndimo ndareba nkavuga ni rwose iyi ntambara y'abanyamahanga igiye kuzakomera kuko navugaga ngo nk'ubu ngubu yaba Asmani bamwemereraga gukina if I was in power Asmani Falnganye n'uyu mushyashya junior sibyo bakagira nka Gruari ku 10 bakagira wenda Likau na Richard abo banyamahanga si batandatu ugahita wongeramo aba center back babiri kuko nabonye abakunda cyane Chilembi na Yannick Bangala nkashyira Kabange kabiri nkashyira Ganijuru gatatu nkashyira Olivier Kwizera mu izamu iyo kipe yari kubidoze neza cyane iyo kipe yari kubidoze neza cyane nge abo banyamahanga bashya nubwo baki Benaziz Dao niwe mbona ukina umwanya vuga ni cyangwa niba ubona Ganijuru ari inyuma cyane ukaba ukeneye Benaziz Dao ubwo kuramo Yannick Bangala hanyuma Chilembi akinane na Chris Rushema twarahuye Chris Rushema ngo agiye kwirukanka kwirebera sinzi birimo imibare myinshi gusa namenye ko ngo mu mibare ya Rayon Sport kuri match ya Al Hilal Gruari none harimo ubwo no Gruari niba agiyemo Falnganye ntabwo yajyamo cyangwa bamushyizemo kubera yuko Asmani azaba adahari Asmani ngo bari gupusa bari kurwana ngo barebe ko bamwongeramo nawe kuko nawe numvise interview Murenzi yavuze asa nk'umuntu bitushaho avuga ko bagiye kongera gusuzuma ko situation Rayon Sport irimo nta management ya Asmani nemera ko yabaye mbi Rayon Sport yari iri muri crise ifite crise harimo amakosa y'umutoza yakoze abantu baramushinja kubanzamo abakinnyi batandatu bashya ifite crise yo gutsindwa binde na mukeba hanyuma ukajya gukemura ikindi kibazo mu buryo buri public butera crise management ya crise hari ikintu wirengagiza niyo waba wasuzuguwe niyo waba ugomba guhana ntuhane Asman bari kumutegereza niyo yaba ari mu makosa ntabwo bari guhita babikora kuriya le lendemain ya derby bahise bamuhagarika ntabwo bari kureba ubundi buryo bamanaginga biriya bintu rero bivuze ngo Tambwe agiyemo ariko n'ubundi Asmani kuvamo ubwo abazanye abakinnyi bashya bo bahita bavuga bati aha aho niho sawa n'ubundi biracyaha amahirwe abakinnyi bashya niba wazanye abakinnyi bashya ugahita ubashyiramo kuri APR ntabwo ushobora kumbwira ngo uyu mutoza ni umuswa ku buryo akora icyo kintu abakinnyi batandatu bashya wanyumvisha gute se ko uwo mutoza atabizi n'ubwa mbere se atoje wenda tuvuga ko yari umwungiriza yari ataraba head coach ariko n'umutoza w'umwiga n'utari umutoza arabibona General Dore niwe wabasesengo yaravuga ati kameme tubyemere Asmani ngo arakora tize uyu munsi ubwo nakora tize biraba byarangiye umuntu uri ndani yambwiye ko Asmani ari bukore gusa umutoza Brunotaifa yari yagiye babwiye ko Asmani nibatamuhagarika ubwo barahitamo hagati ye na Asmani ngo ntabwo azagaruka ngo arahita asezera ase ko n'umutoza afite urwango Asmani rutari n'urusanzwe wagira ngo hari ikindi kintu bapfa kirenze kuba uri mu mupira urwango none se kuvuga ngo barahitamo hagati yanjye nawe urumva umutoza w'uburyo bibara aravuga ngo niba nafashe icyemezo nka head coach nabambaye disrespected nabambaye ibaze umukinnyi abagize ijambo kundusha baramutse bamugaruye ubwo n'uvuga ngo Asmani niba ari bukore tize abarebe ntimutegereze ko Brunotaifa azagaruka cyangwa bakaba babyumvikanye nawe yageze aho umujinya ugashira cyangwa akaba yanarebye akamace rega nanone ari irara regiye uyireba nayo ikaguhindurira ibitekerezo ubwo Asmani aje mu Murenza Budara na Romami barebye match muri stade bari bahari bicaranye kuri match ya Hilal nani
ubwo urumva Asumani umushyize ku ruhande Farenganye ntaragaruka Yves ntabwo yakoze imyitozo ejo Yves Habiri Yves ntarakora imyitozo iki cyumweru yaba yikize ubwo ubugendera Angine. ubwo waba ugendera kuri nyiri ubutungane Fiston ariko muri rero habamo n'indwara zitaba mu gihe oya hari ni ibintu bibaho kuko nk'ejo navuganyeho na Kensi ambwira ko abakinnyi be ngo batatu ni batari bane ngo baherutse kujya mu bitaro kubera malaria hari Nyine igihe yarwaye mu malaria ikipe hari igihe bibamo utamenye ngo ni ukubera iki utwo turwara rero buriya Angine ni indwara mbi cyane ku mukinnyi hari abantu izahaza rero n'ubundi umuriro ntiherutse kumena nkamara iminsi ibiri ntakora agira umuriro Delaide uraremba ihurizo riracyari ryarindi rero umutoza wemeye kuzana abakinnyi babiri bo muri Axe b'abanyamahanga babiri bo muri Axe asanganywe Rushema asanganywe Kabanga asanganywe Emery asanganywe na Creme nanjye go Creme ariko je asanganywe na ese Yusuf yanye nubwo yavunitse kuki we mutamubara ba Yusuna azizwa tuzababara bagarutse nyine ariko isoko bamuguriyeho kandi abo bakinnyi bazanye ntabwo ari abakinnyi ya ba projet ndende bose n'amezi 6 abo bakinnyi bose uko ari 6 oya ahubwo mu kanya turabiyeho nitujya ku bakinnyi b'abanyarwanda bivugwa ko ikipe yifuza ndababaza ikibazo kimwe icyo bita transfer policy Rayon Sport iri kujya ku isoko ikoresheje ubuhe buryo iyihe gahunda ifite Rayon Sport iri kujya ku isoko mu yihe strategy igiye imeze iri kujya ku isoko imeze nka howo hari igihe howo yacitse feri igenda itaza higiye no kugura ariko ushobora kumbwira uburyo ikipe ko bitaburi muntu wese ushobora kumbwira uburyo ikipe muri defense no mu izamu ubwo twanabigiyeho Efrem ushobora kumbwira uburyo ikipe muri defense no mu izamu iyo season y'inyuma y'ubwugarizi y'uburinzi bw'izamu ifitemo abanyamahanga 7 Rayon Sport abanyamahanga 7 s'il vous plaît mu bwugarizi n'izamu Rayon Sport yavuga ko ifite ibibazo muri attaque Rayon ifite abanyamahanga ifite abanyezamu b'abanyamahanga 2 igurumu w'ingumu ifite abanimero 3 babiri b'abanyamahanga ikagira n'abakinnyi muri Axe 3 b'abanyamahanga ibyo bintu abantu biba wowe kubizi mu Rwanda byari ngombwa numvise ngo Rayon Sport ngo irimo irashaka Usengimana Faustin ngiye Faustin kumuzana na n'umukinnyi mutoya Ramazani nubwo tutari tumuzi nta kintu byari kuba bitwaye kuko Faustin na Yannick Bangara ninde muto bari mu myaka Yannick Bangara bari mukuru oya bari mu myaka imwe Yannick Bangara se yakinaga shampiyona yo muri Kongo mbere ya 2009 yarayike Yannick Bangara ni mukuru none sura muntu 2006 tura muntu yari titulaire muri national ya Chan uzi ko byibagiwe oya 2009 2009 nibwo Chan yatangiye ubundi se bari batandukaniye he mbere yuko ujya kuzana abakinnyi babiri bo muri defense nyuma yabyo urongeye usubiye kuri Faustin ushaka Faustin ibintu oya je icyo ngiye kubabwira cya transfer policy dore niki hari channel ebyiri genda za kubabwira Rayon imeze nka howe yacitse feri kuko ni isakuma mureke babwira impamvu nari ndibaje mbone yagiye ku isoko biravugwa ko Rayon Sport yifuza ubwo Faustin biravugwa ko Rayon Sport yifuza Yannick Mukunzi byo biri legit nzi abantu bo muri Rayon rwose barimo bashyiramo imbaraga ngo bamubone Yannick Mukunzi sibyo iyo ni class irimo Serumogo irimo Emery irimo Sefu bataratandukana irimo Yannick Bangala Litombo irimo nabandi b'imyaka irenga 30 imyaka irenga 30 base musore we afite 30 hari ababikeneye gutyo bavuga ngo uwo mukiri ufite experience ni